Reka nongere nguhe ikaze wowe udukurikiye kuri Teladig News TV, umuyoboro w'amakuru ku rubyiruko. Inkuru nkuzaniye kuri ubu ngubu, Akon arashaka kubaka Wakanda ya nyayo abicishije mu ifaranga ryiwe yise Akoin. Akon ngo ushaka gutangiza ifaranga rya Akoin ubwo yari mu iserukiramuco rya Cannes Festival, yavuze ko ashaka kuzubaka umujyi ukomeye muri Senegal biciye muri iri faranga rye, avuga ko rizaba umucunguzi wa Afrika. Uyu muhanzi avuga ko iyi programme ya Akoin izaba yarageze muri telefone ya buri muntu mu kwezi k'Ukuboza, ikaba ari nayo izamufasha kubaka umujyi we yita Wakanda ya nyayo mu buzima bwa nyabwo, aho bizava ngo muri filime bikajya mu ngiro. Uyu muhanzi Akon wahawe hegitari 2,000 muri Senegal, ayihawe n'umukuru w'igihugu Macky Sall. Ubutaka Akon yahawe biteganyijwe ko ariho azubaka uyu mujyi bise Crypto City, uzaba umeze nka Wakanda muri filime ya Black Panther. Akon wanasobanuye ko aya mafaranga azajya yakoresha akazajya abasha kugura no kugurisha uko abishatse akoresha telefone ye, nabyo gutwara amafaranga mu ntoki bikarushaho kurinda umutekano w'amafaranga. Akon usanzwe ufite imishinga myinshi muri Afrika, harimo nka Akon Lighting Africa yanageze mu Rwanda n'indi myinshi igamije guhindura umugabane wa Afrika. Uyu muhanzi wagabanyije ibikorwa bya muzika akinjira mu bushabitsi business, yinje mu mubare w'abandi bahanzi bagenzi be bakoresha amafaranga yabo nka Katy Perry, 50 Cent na Ashton Kutcher. Ariam Damala Badala Akon Thiam wavukiye mu mujyi wa Missouri muri Amerika, abari naho yakunze kuba mu buzima bwe akiri umwana muto, gusa yagiye agaruka mu gihugu cy'ababyeyi be gake cyane. Ibyo ntibyatumye atiyumva mu iki gihugu, dore ko afite ibikorwa byinshi. Ngira ngo ni amafoto agiye atandukanye y'ikirangantego aya mafaranga ya Akoin uko azaba ameze. Ngira ngo umuhanzi Akon n'umugabo umaze kubaka izina mu gukora business kuri uno mugabane wa Afrika, nyuma y'uko yari umuhanzi ukomeye kuri no yacu. Reka nge nsore zangani iyi nkuru nkomeza kukwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza.